ku gice cya 26 bavuga ngo nuko bazana imfizi bahawe barayibaga maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo kugeza ku manywa y'ihangu bavuga bati nyabuna Bayali twumvire, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse bagejeje ku mwanya ku manywa y'ihangu. Eliya arabashinyagurira, mwaje tugashinyagurira aba bapagani, aba bumva Imana itakibaho, mwacanemo duhamagara umuriro. Uyu munsi Benewanda naye akenewe umuriro w'Imana, umuriro wemeza aba bose badupinga, umuriro wemeza aba banyamahanga. Ayiwe data we, ayido Dakota animirishamo ushyushya inkuru z'abagenzi bawe, uri kuvuga ngo abantu barapfuye, ngo baraguye, ngo abantu ngo runaka ngo asigaye ngo anywa inzoga, ngo runaka ngo asigaye asambana. Wamubonye he? Ko ari umwuka w'abadayimoni, umwuka wa Yezebeli ukurimo, n'umwuka w'abadayimoni kurimo, mwuka w'uburozi bwo kurogesha abantu baroza abantu, babambura abahanuzi, abantu bambuye abantu ibyiringiro by'ubuhanuzi. Nyamara kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu ku mukristo. Yaravuze ngo mukunde ababakunda. Bivuze iki rero? Avuze ngo Eliya umuhanuzi atumira 450 ba Bayali n'abashera n'abakoraga ku gicaniro kwa Yezebeli. Ndagira ngo nkubwire ngo Eliya umuhanuzi yemerera Imana. Iyo wemereye Imana urakora, iyo wemereye Imana urahanura. Aleluya. Sesorika we shinyagurira ati erega nimutere hejuru kuko hari Imana yenda ubu iriyumvira, cyangwa hari aho igannye, cyangwa se yazindutse, cyangwa se irasinziriye. Ikwiriye gukangurwa. Imana z'abanyamahanga zirakangurwa, ariko twabonye ubuhungiro. Imana yacu ntisinzira, ntabwo ihunikira. Rerangona zeme domanda lavone kotarabaye, ntabwo izina ry'Uwiteka Imana yacu irumva. Imana yacu isubiriza igihe, subiriza igihe. Imana isubiriza igihe, ikorera igihe, itabarira igihe. Ngo Eliya umuhanuzi arababwira ngo nimuyikangure kuko ari Imana wenda yazindutse cyangwa harayigannye. Reka mbabwire, Imana z'abanyamahanga nizikabakaba, nizivuga, nizikora. Niyo mpamvu Imana idakora karosi sinzayikurikira, Imana itavuga sinzayikurikira, ninapfa sinzajya kuyishyingura, ntabwo nzigera njya kuyirarira ikiriyo. Reka nkubwire mwene data, va ku giti dore Imana, va ku bantu dore ishobora byose, va mu badayimoni dore Uwiteka uki. Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Ngiye kugushimira kuko Imana yabanye nawe, nanjye tukaba twabanye. Twese uyu munsi ni ubuntu bw'Imana, n'urukundo rwayo yagize kugira ngo twese turame. Ni benshi cyane bari muri iyi si bari bariyituyemo, ariko uyu munsi bamaze kuva mu isi. Bivuga ko bamaze kuva muri iyi si bapfuye, bagiye ahibagirana, aho umuntu adasura mugenzi we, ndetse aho intwari itaguma kwitwa intware cyangwa se yibyitwa n'abantu, ariko yo iba yamaze kurangira. Niyo mpamvu uyu munsi tugarutse natwe dushimira Yesu wongeye kwemera ko tuba mu murimo wayo cyangwa se mu murimo we, kuko yaravuze ngo muvuge, mubwire abantu ibyururutse imitima, mubabwire iby'agakiza, kandi mubahugurire kugira ngo bagarukire Imana. Iminsi ni mibi.
munsi rero turashimira Yesu wabambwe ku musaraba igorogota, we witanze ku bwanjye nawe kugira ngo tubone kandi turonke ubugingo buhoraho. Ni Imana yagize neza, ni ubutware bwayo cyane kuko yanandoza labai fodabrai yakonita nsemenya, yakoze byose kugira ngo njye ubuzima n'ubugingo bwanjye bigebeho. Gekarosi ndi umuntu Imana yampamagaye mu buryo benshi cyane bahamagarwa n'ibyo, kuko twese twahamagawe n'Imana, uwo uri we wese wahamagawe n'Imana, ariko cyakuri dutandukaniye mu byo tuvuga ndetse no mu byo dukora, kuko uyu munsi hari abantu bakijijwe ariko bakibera mu ngeso zitanabateye isoni rwose, baba bumva yuko ibyo bakora bihamye mu byo bumva, kuko burya nta muntu uhindurira umuntu kuba uwadashaka, ahubwo umuntu ahinduka bitewe na sosiyete abamo. Uwarezwe neza rero kesha azamuka neza, n'uwarezwe nabi azamuka nabi. No munsi rero tugiye kongera kuvuga ku ijambo ry'Imana, kandi unyemerere tugendane, kuko uyu munsi shitani ahumya amatwi y'abantu benshi kugira ngo azibye amatwi y'abantu benshi kugira ngo batumve ubutumwa bwiza bw'ijambo ngo bahindurwe nabwo, ahubwo arimo araha abantu kugira ngo babe muri ubwo butumwa, babe muri ubwo buhanuzi, babe mu basigire guhanura, mu basigire kwerekwa, ariko ntimubahe kwihana. Ibyo niko abantu benshi shitani ari kubakoresha. Uyu munsi rero tugarutse, nitwa Uwihoreye François Karosi, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 3. Imana ishimwe cyane. Imana yagize neza, yaraturinze, yaduha ubuzima, yatwemereye kubaho, yatwemereye kuvuga, yatwemereye kugenda nk'uko ishaka. Uyu munsi ndasenga, ndi umunyamasengesho kandi ndi umuyobozi uyobora groupe abacuzi muri matitire y'iby'Imana. Turi abana b'Imana. Icya mbere nuko turi abana b'Imana. Muririmbyi aririmbye avuga ngo turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose, umonetando abrere. Imana ishimwe. Uyu munsi rero nyemerera tugendane mu ijambo ry'Imana, kuko iyo twemeye kandi kadutoranyira utabadu abaturwanya. Umunsi umwe Eliya yigeze kurwanywa, asenga Imana aravuga ngo nyakubahwa nimve muri iyi si, ariko ntibyabaye, ahubwo Imana mwimuye mujyana mu ijuru. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero n'ubuhanuzi bukomeye. Ndimo ndabwira abantu ngo muzanyanga byanze bikunze, abantu batakunda ukuri, kuko ndabizi uyu munsi hari imbaraga ziri kukunyeganyeza z'abadayimoni turi burimbure dukoresheje ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni wo mutima wo kurimbura. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riza rishorewe n'ubuhiri cyangwa se umwuka wera. Umwuka wera ni umubasha, ni umushobozi. Umwuka wera ageranwa n'amazi, umwuka wera ageranwa n'umuriro, umwuka wera ageranwa n'umuyaga. Bivuga ngo umuntu ufite uwo mwuka aroroha, uyu muntu ufite uwo mwuka agenda yumva aba yaka, kuko aba afite ububasha n'ubushobozi. Abatari hamwe niyo ashatse kwifata biranga. Niyo mpamvu umuntu wese uzabona mu rusengero ngo ngewe ngo nzahanura saa 5 z'ijoro, saa 6, saa 7 nzavuga nuzuzwe ruko bampaye guhanura, oya. Biby'Imana ni ibintu bikomeye, ni ibintu umuntu abamo, ni ibintu biryoha, ariko ni ibintu bisharirira umuntu utabirimo neza. Niyo mpamvu aho uzajya mu rusengero zawe, ahantu uzasanga hose uzasangamo abantu. Ari umuntu nshima, ni inshuti yanjye, reka ngo suhuza, wambwe ngo ninsengera abantu mu itorero ryabo bafite umujinya. Amadini afite ikibazo cy'abapasiteri batuyoboye bafite imijinya. Bukera hari ukuntu umuntu twabarabaga bashumba, buri wese akagira umujinya. Iyo wamaraga kugira umujinya warimburaga icyo ubona, wakubitaga inka ku mujinya. Iyo inka yonaga warayikubitaga, ukayirukankana umusozi uyikubita, ugasanga ifite imibyimba. Uyu munsi rero dufite abashumba cyangwa se abantu b'abapasiteri bafite umujinya, navuga w'umuranduranzuzi. Impamvu bavuga umujinya
umujinya w'umuranduranzuzi ni umujinya urandura n'ikintu cyari kizima cyari kuzera ukakirandura. bivuze iki rero? Niyo mpamvu abigishwa bigeze kugira umujinya bumvise uburyo Yesu ababwiye, yari amaze kubabwira ngo basinziriye ngo haza umubi ngo abiba ngo urukungu mu masaka, bagira umujinya ukomeye. Baramubwira ngo nyakubahwa Yesu, waranduye ruriya rukungu ukarukura mu masaka. Yesu aravuga ngo ntabwo igihe kirarangira, nta nubwo biremera yuko twarobanura urukungu mu masaka, ahubwo nimubireke bikurane, kuko hari impamvu urukungu rwaje mu masaka. Binitandoni ya widai, birasobanuye ngo n'aba bashumba bashumbye amadini, bari mu bwoba, bari mu badayimoni, bari mu myuka mibi. Nahoze mvuga ngo umubyeyi w'umuntu barasa, papa asa n'umwana. Niba uyobora idini uri umushumba w'umunyamujinya, n'abo uyoboye bazakurenzaho inshuro ebyiri cyangwa se inshuro 100. Kuko ukusa abo uyoboye basa nuko bayoboye. Iyo bayobora mu kinyamwuka baba abanyamwuka, iyo bayobora mu kinyamubiri baba abanyamubiri, iyo bayoboye ikuzimu bajya ikuzimu cyane kukurenza. Bivuga ngo iyo utababwije ukuri ngo babwire ijambo ry'Imana, aho bajyana ni Gehinomu. Yesu yongera kuvuga kubigisha, aravuga ngo mwigishe abantu, mubwire abantu bahindura uburyo bakorera Imana by'ukuri, bayikorere nk'abantu bazafejo. Ndagira ngo mubwire ngo abantu bari gukorera Imana nk'abakorera shitani, bari gukorera Imana nk'abakorera ibihembo. Ariko Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo biragoye kuko abantu bari gukusa n'abakorera ibihembo. Nyamara burya ibihembo biragoye kuko abenshi bari gukorera ibihembo ariko ntibakore akazi ka boss. Mwabarokore mwe tugendane tudusenge. Uyu munsi muzamenya ukuri, muzamenya ukuri. Bibiliya avuga ngo muzamenya ukuri, Mwuka Wera nabamanukira. Aravuga ngo kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ndetse ni Yudaya hose, ni Samariya, kunitayi kugera kumera y'isi yose. Ahantu hose muzahamya Imana, ahantu hose muzayihamya. Hazahamya Imana abantu bayikorera, hazahamya Imana abantu batinyutse. Abantu batinyutse niba bagiye guhamya Imana. Ntabwo uzahamya Imana ukiri aho ngaho ikuzimu. Ntabwo uzahamya Imana ukiri mu badayimoni. Abantu bari kugenda imyuka y'abadayimu, y'abafuramaso, y'abaranyi, myuka mibi ya Satani yubatse mu bantu. Satani yubatse mu bantu, yamaze gufata intebe. Iyo wamaze kubana rero n'iyi myuka y'ikuzimu, akenshi ntabwo wubaha ukuri kw'Imana. Usigara. Bibiliya avuga ngo musengere mu kuri no mu mwuka. None harya nibangaye bagisengera mu kuri no mu mwuka? Abantu basigaye basenga, niyo wakubonye wujujwe bahita bumva ari ibintu byo gupinga, barabipinga, bumva ari n'ibintu bitakibaho, n'ibintu byaharuruswe, ni dosiye yubitswe. Ariko impamvu abantu babona yuko ari dosiye yubitswe ndetse iby'umwuka bitakigezweho, nuko abantu bawutakaje. Iyo nerayisiya, iyo wamaze gutakaza umwuka usigara urwanya abanyamwuka. Iyo wamaze gutakaza iby'Imana, akenshi usigara wumva n'ibyo bintu bikutera umujinya. Hari abantu benshi ndi gutera umujinya bitewe n'amarike, ariko Imana ikubabarire mu izina rya Yesu. Erega Imana yaraguhamagaye kugira ngo uyikorere. None se uyu munsi ntabwo Bibiliya itangiye ijambo ry'Imana cyangwa se usifungura igifubiko cy'inyuma Bibiliya nshyashya itaracikamo impapuro, usanga avuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Vuze iki rero? Nawe urarikeneye. Reka dusenge Imana. Mwami nyakubahwa Uwiteka, uri ubuhungiro bw'abakwizera, uri igiti cy'inganzamarumbu, uri Mesiya, uri Relayitongera Zamaanda Zabo de Tando la Yafako Pidazala Supera Kolede Naton de Sangrayo is binifo. Uri Imana yavuze, uri Imana ikora, uri Imana irengera ubwoko bwawe wahamagaye. Nanjye sengeye umuntu wese ugiye gukurikira ubuhanuzi n'ijambo ryawe, mushyigikire, muhe imbaraga.
ndirukana imbaraga z'ikuzimu, imbaraga za eliminante, imbaraga zose z'abagome b'ikuzimu, abakorana na Satani. Ndakubita imyuka yo mu kirere, ndarimbura imyuka y'abafuramaso, imyuka yose irwanya umurimo w'Imana, imyuka yose irwanya amagurupe n'amakorari n'abahanuzi n'abavugabutumwa mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Uri Imana ikora, uri Imana irimbura, uri Imana irimbisha ubwoko bwawe, ukabugira icyo ushima ugikore, icyo ushima ugikore, mbisabye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana twihuse, unyemerere twihute, ntabwo ndi butinde. Tusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abami, ni igice ni Abami ba mbere, cyangwa se ni igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18 ku murongo wa 20, wenda reka tuba ariho duhera. Nuko none ntumirira Abisiraheli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Nuko Ahabu atumira Abisiraheli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, munzanire muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Kandi niba Bayali cyangwa se Bali ari abe ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu ati, ni igihe jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri, bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice, babigereke hejuru y'inkwi, ariko bagucanamo. Nanjye ndatunganya igitambo, ndatunganya iya kabiri, nyigereke hejuru y'inkwi, ne gucanamo. Imana ihimbazwe. Reka tuganirire ijambo ry'Imana. Ifite intego ivuga ngo duhindure isi dukoresheje imbaraga z'iyaduhamagaye. Ijambo rivuga ngo duhindure isi dukoresheje imbaraga z'iyaduhamagaye. Harimo ikintu gikomeye, kubera yuko iyi si irimo irakorerwamo n'imyuka ikomeye, imyuka itemera Imana. Uzasanga bafata abantu basenga aho gufata abantu babyina cyangwa se bari mu tubyiniro. Uzasanga umuziki wo mu rusengero uri gutera abantu umujinya, aho kugira ngo baterwe umujinya n'iyo miziki yo mu tubyiniro, mu bisopu n'ahandi. Urasanga bo bacuranze solo yakomeye, ariko ibintu by'Imana byo uzasanga harimo induru. Uzasangamo abantu basigaye basengana ubwoba kubera iminsi turimo. Bibiliya dusomye harimo ubutumwa bukomeye nabwira isi yose, kuko twe twaje guhindura isi. Mu gihe tugihumeka uyu mwuka w'abazima, ntabwo tuzaceceka. Mfite umurimo ukomeye nk'uko barokore, ndashimira abantu babimbwira. Ntabwo byoroshye guhindura isi, ariko mu gihe tugifite aho tuzagarukira, abana bacu bazakomeza, ndetse n'abadufasha gukomeza uyu murimo mwiza bazadufasha dukomeze. Biravuze ngo nuko Ahabu
atumira abisiraheli bose n'abahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he kuba mu rungabangabo nk'uko abanyarwanda n'abarabura bose cyangwa abarundi abakongomani n'abandi bari mu rungabangabo. Amen. Ndagira ngo mvugire ijambo. Eliya yari umuhanuzi w'Uwiteka. Ari impamvu Imana impaye iri jambo ejo narababwiye ngo nabaziye. Kandi uyu Eliya yari afite ikintu bita ubudahangarwa ahabwa n'Imana. Yari afite ubudahangarwa ahabwa n'ishobora byose, kuko iyo ukorera Imana neza ugira ubudahangarwa. Iyo ukorera Imana neza ugira ububasha, kuko ubuhawe na nyiri bubasha. Iyo ukorera Imana neza ugira ubushobozi, kuko uba ufite ubushobozi uhabwa n'ishobora byose. Iyo nika wizayigro iya damaso men. Iyo ukorera Imana neza ugira ibyishimo, kuko uba ufite uguha ibyishimo ari we nyiri ibyishimo. Imana ishimwe. Umva ijambo yavuze ngo nuko batumira abantu. Eliya arababwira ngo icyitonderwa, Ahabu yaratumiye kuko ariwe ufite ububasha n'ubwami, ariko Eliya ni wavuze ijambo ngo muzageza he kuba mu rungabangabo. Ni ryari abantu basige bari mu rungabangabo? Ese ni Imana iriho? Ni abapasiteri, ni abashumba, ni abakozi b'Imana, ni abapagani, ni ariko Imana ije kuvangura urukungu mu masaka. Imana ishimwe. Noneho ngo nuko Eliya arababwira ngo muzageza hehe kunitaya kuba mu rungabangabo. Niba Bayali ari we Mana nimumukurikire, niba kandi Uwiteka ari we Mana muba ariyo mukurikira. Abantu ntabwo bakurikira Imana. Koko Yesu yavuze ijambo rikomeye. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ijambo raba ngo gukurikira Yesu nibyoroshye. No kujyamo. Wambara ibigutiya nk'umukecuru. Gukurikira Yesu wambara igitambaro gihozamo. Gukurikira Yesu ntibigusaba kwitukuza. Gukurikira Yesu ntujya muronapo. Bimunyumve nawe mbuje kujyayo. Ikindi, iyo ukurikiye Yesu ntibikwemerera kurya uko ushaka. Hari igihe biba batetse Imana ikakubwira ngo senga bitewe n'ikitaka kusengera. Ntabwo rero gukurikira Yesu muzageza he yemwe netaye yemwe abarokore mwe muzageza he guhera mu rungabangabo rw'abadayimoni. Muzageza he guhera mu rungabangabo rw'abahanuzi b'ibinyoma. Muzageza he gukorera nyabingi. Muzageza he gukorera mu myuka y'abadayimoni. Abo bayobozi babayobora babatuwa mu rwobo. Reka nkubwize ukuri, Imana iragushaka kandi iragushakana umwete. None se ntibagire untera amabuye. None se uyu Ahabu yari igiki? Yari umwami. Abashuka ubwoko bw'Abisiraheli abahanuzi. Twasemye nuko ngo Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo. Niba muzi yuko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba muzi ko Bayali niba ari Bayali nawe abe ari we mukurikira. Abantu nibagira ijambo na rimwe bamusubiza, bafite iriheze. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu baracecetse. Abantu bafashwe n'imyuka y'ubuyobe. Abantu bafite umwuka w'ubuyobe. Abantu bari kugendera mu buyobe. Sandala ya kotara mandara zomen. Igituma tujya mu mwuka nuko tuva mu buyobe. Mpamvu twuzuzwa nuko tuva mu buyobe. Ariko haleluya, mpamvu tunetandola ya godrezimi. Mpamvu tugendera mu mwuka wa Eliya nuko Eliya umuhanuzi. Eliya asobanura iki? Eliya yarajyanywe mu ijuru adapfuye. Eliya yari umuntu uvugwa ngo Bibiliya ivuga. Yavuze ko ari umugabo w'imwemwe, umugabo mbega wabaga cyangwa se wari wita Ishubi. Nta muryango nta gisekuruza cya Eliya tuzi. Bibiliya ivuga ibisekuruza byinshi. Aba mu miryango y'aba Manase, mu miryango y'aba, ariko abo bose
nta n'umwe tubonamo Eliya yavutsemo. Ndagira ngo mbabwire ngo ahangaha Eliya umuhanuzi udafite ubwoba ahantu urageze kuri abwira Ahabu ku murongo wa 22 navuga ngo Eliya ku murongo wa 21 ngo Eliya yegera abantu arabwira ngo muzagezaho kwa murungabangabo. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uri murungabangabo, uri murungabangabo rw'idini usengeramo, uri murungabangabo rw'abantu ugendana nabo, uri murungabangabo rw'amahanga wicayemo. Raya sasone brisasone va urabura gukora umurimo w'Imana ukajya mu buyobe bw'abadayimoni, ariko Imana ije kureba star kukureba nisanga warabaye umuhanuzi wa Bayali urarimbuka mu izina rya Yesu. Umva yavuze ngo iki 22 Eliya arongera abwira abantu ati nije jenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Ndagira ngo nkubwire ngo aba barahari bahanurira Bayali, basigaye bahanura ibinyoma, basigaye babeshya abantu, basigaye barigaruriye public. Ubu umuntu uvuga ukuri ntagikunzwe, ayikore desasoria, ahubwo abantu babeshya, abantu bari mu binyoma, abantu bari kuvuga amahoro nibo bakunzwe. Muntu ukubwira kwihana ntukimukunze, muntu ukubwira kuva mu bibi ntukimukunze, ahubwo uracira imanza nabo badafite amaraso yanduye. Uririrwa ubeshyera abantu, uririrwa ushyushya inkuru z'abagenzi bawe, uririrwa uvuga ngo abantu barapfuye, ngo baraguye, ngo abantu ngo runaka ngo asigaye ngo anywa inzoga, ngo runaka ngo asigaye asambana. Wamubonye he? Ko ari umwuka w'abadayimoni, umwuka wa Yezebeli ukurimo, n'umwuka w'abadayimoni kurimo, mwuka w'uburozi bwo kurogesha abantu. Abantu baroza abantu babambura abahanuzi, abantu bambuye abantu ibyiringiro by'ubuhanuzi. Nyamara kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu ku mukristo. Yaravuze ngo mukunda ababakunda. Bivuze iki rero? Yavuze ngo Eliya umuhanuzi atumira 450 ba Bayali n'abashera n'abakoraga ku gicaniro kwa Yezebeli. Ndagira ngo nkubwire ngo Eliya umuhanuzi yemerera Imana. Iyo wemereye Imana urakora, iyo wemereye Imana urahanura. Aleluya. Sesorika wedera. Iyo wemereye Imana ugendera mu mavuta no mu mwuka wa Eliya. Ndagira ngo nkubwire ngo Eliya yari umugabo Imana ikunda, nk'uko Imana ikunda. Bivuga ngo nkunda bankunda, ala yawe sigro, abashakana umwete bazambona. Niba nawe ushakana umwete Imana ugiye kwibona. Niba ushakana umwete Imana, haleluya, Imana igiye kugukoresha. Niba ushakana umwete Uwiteka agiye kukwiyereka kureho imbaraga zikuzimu zaguteye gutano. Nucyubaha Imana, nucyubaha abantu b'Imana, usigaye wumva ufite umwuka w'abazimu. Mu izina rya Yesu Imana ikwicira iyo myuka idatuma ufashwa mu ijambo ry'Imana, myuka ituma ijambo rijya musohoka niba uri mu materaniro, myuka ituma ufungura YouTube wakumva ari ijambo ry'Imana ugahita wiruka abadayimoni bakakuza amatwi ngo bose barapfuye. Mu izina rya Yesu adayimoni ubundi abona abantu barapfuye bitewe n'ikintu umuzimu yarapfuye. Dayimoni yarapfuye, dayimoni n'umuzimu wagarutse. No mpamvu uburyo iyo uruzuye abadayimoni utumva ijambo ry'Imana ntukumva ukuri, kuko dayimoni ni ikinyoma. Dayimoni yuzuye ikinyoma. Dayimoni yanga abantu bumva ijambo. Dayimoni asuka abantu kwirirwa bagenzura bagenzi babo. Dayimoni yirirwa avuga ngo wowe genda nubane n'umuntu amahoro, ahubwo ushakisha uburyo ki wanga umuntu. Bibiliya ivuga ikirango umuntu wangana nazabona ubwami bw'Imana. Ese abarokore baranganye? Barokore bari kugendera mu mwuka w'abazimu. Abantu bari kugenda barapfuye, abantu bari kujya mu bashitsi no bashitsikazi. Birivuga ku bashitsi n'abarozi. Abantu babaye abarozi, abantu bari kugenda mu mwuka w'abazimu. Reka twikomereze ijambo ry'Imana. Yavuze ngo nuko niba duhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice babigereke ku nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo Imana ihimbazwe. Mundi mwuka wa Eliya ugiye gukora.
uyu mwuka tugiye gukoresha Imana igiye kuzana imbaraga duhereze abantu babitaye. Imana igiye kubiduhereza ko twe twemeye kuvuga ukuri. Twabwiye abanyabyaha ngo bihane, ariko abo bose bari kuvuga ibinyoma. Nahoze mvuga ku bantu bahinduye ijambo ry'Imana ubusa, barihinduye ubusambanyi, barihinduye ubugambanyi, barihinduye guhinyura, banikotarayidayi ndosango n'ayamanda ndazonekta lorese agodra. Ndagira ngo nkwemerere iri jambo. Imana iragushaka murokore. Eliya aravuga ngo nimumuzane izo nka, muzane imfizi ebyiri, ya mbere muyitemagure ku gicaniro cya Bayali, nanjye ndasana igicaniro cy'Uwiteka. Nindangiza, haleluya, ndadonakota nta nibinifai, niducanemo duhamagara umuriro. Uyu munsi Benewanda enaye akenewe umuriro w'Imana, umuriro wemeza aba bose badupinga, umuriro wemeza aba banyamahanga. Ayiwe data we, ayito Dakota animirishamo ku gice cya 26 avuga ngo nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo kugeza ku manywa y'ihangu, bavuga bati nyabuna Bayali twumvire. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse, bagejeje ku mwanya ku manywa y'ihangu. Eliya arabashinyagurira, mwaje tugashinyagurira aba bapagani, aba bumva Imana itakibaho, mwaje tukabapanda sonebra tayidelo dedayi, tukabereka ko Imana ikiriho. Abantu bamfasha, nshuti zanjye, bene data, twereka abantu ko Imana, umwuka w'Imana ukiturimo. Abantu batene bano ntabwo uzubahwa n'abantu, ntabwo abantu bazaguha agaciro. Eliya umuhanuzi atangira guseneda, atangira kubahanurira, atangira kubashinyagurira. Natwe dushinyagurira abazimu, dushinyagurira abadayimoni. Imana iduhaye imbaraga, Imana itwambitse imbaraga, Imana iduhinduriye amazina. Haleluya. Mwuka wa Eliya, ayiwe, mwuka w'Uwiteka wongeye kugaruka mu bantu bemerera Imana. Ngo Eliya arabashinyagurira ati erega nimutere hejuru, kuko hari Imana yenda ubu iriyumvira, cyangwa hari aho igannye, cyangwa se yazindutse, cyangwa se irasinziriye, ikwiriye gukangurwa. Imana z'abanyamahanga zirakangurwa, ariko twabonye ubuhungiro. Imana yacu ntisinzira, ntabwo ihunikira. Rerangora zeme domanda lavone kotarabaye, ntabwo izina ry'Uwiteka Imana yacu irumva. Imana yacu isubiriza igihe, subiriza igihe. Imana isubiriza igihe, ikorera igihe, itabarira igihe. Ngo Eliya umuhanuzi arababwira ngo nimuyikangure, kuko ari Imana wenda yazindutse cyangwa harayigannye. Reka mbabwire, Imana z'abanyamahanga nizikabakaba, nizivuga, nizikora. Niyo mpamvu Imana idakora karosi sinzayikurikira, Imana itavuga sinzayikurikira, ninapfa sinzajya kuyishyingura, ntabwo nzigera njya kuyirarira ikiriyo. Reka nkubwire mwene data, va ku giti dore Imana, va ku bantu dore ishobora byose, va mu badayimoni dore Uwiteka ukiza mu izina rya Yesu, va mu barangi ijya mu Mana, injira mu mavuta y'Uwiteka. Ubuhungiro bwacu ni Kristo. Imana iragushaka ngo ukizwe. Wowe uri muri Amerika, uri mu Burayi, wowe uri mu Burazi, uri mu Bufaransa, uri mu Bubiligi, kizwa mu izina rya Yesu. Wowe uri mu Netandola yaba muri Kenya, uri Tanzania, uri Kongo, uri Burundi, kizwa mu izina rya Yesu. Imana igukeneyemo amavuta. Eliya umuhanuzi arabashinyagurira, ariko Mana we duhe gushinyagurira abanyamahanga, abadupinze, abadututse,
aba bose baturwanije ndagira ngo tubarwanye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo imbaraga z'ikuzimu zitakare, zica agaciro, zirangire mu izina rya Yesu. Umuhanuzi Eliya ngo arahaguruka, haleluya, arababwira ngo umva, wenda Bayali yanyu yahunikiriye, Bayali yanyu yasinziriye, haleluya, Imana ishimwe. Bya Bayali bihora bihunikiriye, bihora ngo biragira amaboko ntibikora, biravuga ariko ntibisohoza. Ariko twabonye Imana isohoza amasezerano, Imana ikiza indwara. Ageze ahangaha ku murongo wa 28 aravuga ngo iki? Barongera batera hejuru, bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabaye orandona ya bonesase, imishori kuri bo. Imana ihimbazwe. Abantu ba Bayali barikebesha intambi, barikebesha amacupa, barikebesha mbega iyo myuka yabikunda amaraso. Niyo mpamvu umuntu wese urwaye abadayimoni ahora mu bisasiro, ahora arwaye, ahora mu myuka, ahora ameze nabi, arota aryamye, arota yapfuye, arota mu marimbi, ahora agenda dakotarandozaide afite umwuka w'urupfu muri we. Ntabwo ajya agira gutuza, ahorana umubabaro. Yiwe, haleluya. Abantu bafite iyo myuka, nawe niba uyu mwuka wiyumva, uhora urwaragurika, uhorana n'abazimu, uhora wumva muri wowe harimo ikintu kimeze nk'umwijima, urarwaye, ufite abadayimoni, ukeneye imbaraga z'Uwiteka zigukura muri abo bazimu mu izina rya Yesu. Kandi nkwibutse ko umuntu warwaye ntiyemera ko abarwaye. Ni nko kubwira umusazi ngo warasaze, arakubwira ngo nge ndi muzima, ahubwo ni wewe musazi. Niyo mpamvu dusigaye tubwira abantu kwihana, ahubwo ugahita wumva umuntu arimo araguhindura ngo urango kana nakanyabya, ngo niki, kuko nizimu uri mu kuvugiramo si wowe. Nundwanya ndakwereka Petero yabwiye Yesu amubwira ngo iki? Ngo Yesu yaravuze inzira yo kupfa. Aramubwira ngo umva nkubwire, we wifa oya widusiga. Aramubwira ngo oya mva inyuma shitani, kuko ubyanditswe bigomba gusohora. Nawe wa mudayimoni uri muri uwo muntu musohokemo mu izina rya Yesu. Umuntu yongere yumva ijambo ry'Imana, yongere yubaho Imana, yongere akora iby'Imana, yongere avuga iby'Imana, yongere akorere mu mavuta y'Imana. Haleluya. Umva ko muri kuri 30 havuze ngo iki? Eliya herako abwira abantu, haleluya, arababwira ngo bose, Eliya abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka. Amina. Yandona sai cyari cyarasenyutse, bicaniro by'Imana byarasenyutse, ariko iby'abadayimoni biri kubakwa. Abantu bari kubaka amanyumba akomeye, ukaka insengero z'imitamenwa, nka rumwe rwari Yerusalemu, rero ngo narusenya umunsi umwe, ariko nkanarwubaka undi. Imana ije gusenya insengero zitayikorera. Kandi abita notangura zanida were dasonso migraye, abantu bafashe ama design akomeye, abantu barimo barashyiramo indabo, musi umwe barashyiramo indabo, musi umwe barashyiramo ibitambaro byiza, bashyizemo amakarori. Ibyo byose si byireba, ibyo ni iby'abantu bareba bakanda, abo bakire baza impamvu mwubaka insengero mukazigira neza, nuko mukeneye abantu bazisengeramo ari beza. Muri waparitse iyo vewiti cyangwa se iyo rava nziza n'izindi, ukavuga uti ntazajya ahantu hatari parikingi, ahubwo azajya agana mu rusengero, ugashaka ahantu ngo n'amaparikingi, ugashaka ibiki. Ariko ibyo byose ntibizakubuza gupfa. Noneho ngo Eliya asana igicaniro, ibicaniro by'Uwiteka byarasenyutse, abadayimoni barabisenye, Yezebeli yarabisenye, Ahabu yarabisenye. Ariko Imana igiye kugaruka, yongereye yiyubakira igicaniro. Noneho ngo Eliya yubaka igicaniro ngo cyari cyarasenyutse. 3 havuze ngo iki? Nuko Eliya yenda amabuye 12, uko umubare w'imiryango ya Yakobo wanganaga, ari we ijambo ry'Uwiteka ryangezeho riti Isiraheli niryo ribaye izina ryawe. Mana ihimbaza. Mana ikeneye ko dusana ibicaniro, Mana ikeneye ko twongera gusana ibitolangaya donenda la dusana ibicaniro cani tonda zayinia. Abantu basenye, abantu badusenye ibicaniro, ariko Imana ikeneye kongera kutwubakira ibicaniro ahantu rakatweza
za ndayamanda, abantu bakongera bakamenya ko iyi Mana ngo uko umuryango wa Yakobo wari umeze, yari yaramubwiye ngo nzakubakaho itorero, cyangwa se yari yaramubwiye ngo jyewe nkugize ubwoko bwanjye buzitirirwa izina ryawe. Ngo twese turi urubyaro rwa Aburahamu, ariko dukomoka kuri nde? Kuri Yakobo. Niba turi mu miryango 12 ya Isiraheli, kandi uyu Isiraheli niwe wari niwe Bibiliya ivuga wanyaze umugisha wa mukuru w'ibi byo tuzabigeraho, ariko byanze bikunze arahindurirwa kubw'ishyaka n'umuhate yagirize byo kuvugira Imana. Imana iramuhindurira. Imana ikunda abayikunda, abayishaka barayibona, ntabwo Imana yihisha. Imana yacu ntiyihisha. Mva dusome 23:2 avuze ngo nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, amaze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo ebyiri z'imbuto. Katwihute ku murongo wa 30 wenda na 7. Haravuze ngo nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Imana ishimwe. Nawe ukeneye ko Imana ikugarura umutima? Uyu munsi senga Imana, usengere muri iri jambo ry'ubuhanuzi. Eliya arahasenga, yari yirase ku Bayali, yari yirase ku mbega kuri aba bashe, ku batambiraga ibitambo 450 ba Bayali na 400 banostandola ya bango ndeka ngozimin ayitone brafogre. Reka nkubwize ukuri, Eliya umuhanuzi yubakira igitambo cyangwa igicaniro Uwiteka, yemerera Imana kongera kubaho, abantu bongera gusubizwa mu ubuzima. Aravuga ngo nyumvira Nyagasani, aba bantu bamenye ko ari we Imana igira neza, garura imitima yatakaye. Imana igiye kugarura imitima yatakaye, abantu bagiye kongera guhabwa agaciro, abanyamasengesho. Ariko nimudutesha agaciro agiye muzatwifuza izina rya Yesu. Reka nkubwize ukuri, n'igihugu kitagira abahanuzi ntikibaho, na leta itagira ubuhanuzi ntibaho. Habaho abantu babiri mu gihugu, iyo utimitse ubuhanuzi wimika abapfumu. kandi mu gihugu leta kera abami bimikaga abapfumu, akenshi bararimbukaga kuko akenshi babeshyaga. Reka nkubwize ukuri, tugiye tugiye gusoma ijambo ry'Imana kwa ba Daniyeli, cyangwa se kwa bari abami bagiye bahemukira Imana b'i Babuloni, bagiye bimika abapfumu, bimika abarozi, bimika imyuka mibi. Ariko hageze, ariko Mwami Imana hayigenoza ngo hayita hinjira ngo banyaga ubwana babana Yakota bari mu mwuka w'Imana babanyaze Daniyeli. Ngo hageze Mwami ararota inzozi, ngo rutunga ukuboko kwandika. Abapfumu birabananira, abacunnyi birabananira, abacwezi birabananira, abagonetaye, abanyabwenge birabananira. Hari ibidasobanurwa n'ubwenge, hari ubudasobanurwa na ba Sarongo, hari ibidasobanurwa na bande na bajyaja, hari ibisobanurwa n'umwuka w'Imana. Ngo noneho iyo nyandiko bahamagara abapfumu, abanyabwenge, abacunnyi n'abakonikoni birabananira. Bahita bavuga batari ko hari umwana uri mu mwuka w'Imana zera. Uyu mwana w'umwuka wera agiye kugaragara mu Rwanda, agiye kugaragara mu Bubiligi, agiye kugaragara muri Afurika, agiye kugaragara impande zose. Uyu mwuka agiye kugaragara. Noneho ngo umwami ngo arahamagaza, aravuga ngo nimunzanire uwo muntu. Araza aramubwira ati umva mwami, handitse ngo meni tekeri ufarisini, bisobanuye ngo ubwami bwawe urabunyazwe. Wowe ubwawe Imana yari yaraguhaye ubwami, urangije uranga kubukoresha, none mbonye buragiye. Ahita amubwira ati uyu munsi niwime, niwambikwe, niwo ugira umutware, ugirwa umutware gihe n'ubwo ubwami mburekuye. Reka nkubwize ukuri, i Babuloni hararimbutse, i Babuloni hahuye n'ikibazo. Ariko se Mwami Imana, abantu bagiye kohererezwa Kuro, ndagira ngo Kuro naza azarimbura, kuko Kuro iyo yageze ahantu ararimbura, ntiwamutambika. Mana igiye kohereza Kuro. Reka nkubwize ukuri, dusomye reka dusome ku murongo wa 40. Hashize wa 45, hashize umwanya muto ijuru rirahinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga,
hagwa imvura ya rukokoma, nuko Ahabu yurira igare rye ajya i Yezereli. Imana ishimwe. Reka nkubwize ukuri, tugiye gusengera mu iri jambo. Ariko uracyashaka kuba mu nzu y'Imana? Ese uracyashaka kuba mu badayimoni? Imana irakurimbura. Emera. Reka dusomye aha ngaha. Uvuze ngo iki? Reka dusome reka dusome ku murongo wa 41. Avuze ngo maze Eliya abwira Ahabu ati haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Eliya arabyumva, natwe turi kumva ibigiye kuba. Mushaka mwatinya. Reka dusenge. Eliya yica abahanuzi ba Bayali. Dusomye 40 avuze ngo nuko Eliya arababwira ati nimufate abahanuzi ba Bayali, ntihasimbuke n'umwe. Barabafata. Eliya arabamanukana abagejeje ku kagezi k'Ishoni abicirayo. Natwe tugiye kurimbagura ba Bayali n'abashera. Tugiye kurimbagura izi mbaraga z'ikuzimu, zimbaraga zishyizeho, zimbaraga zagiye zikaboha abantu baboshywe n'abadayimoni. Turabasengera mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ibabohore. Eliya uwo munsi biragaragara, bimenyekane kuri Imana igarura imitima y'abantu babuze, kandi bigaragare ko ari wowe mandara sopre, ari wowe Mana isohoza amasezerano. Ndagushimiye kubw'ubwami bwawe. Ndasengera abantu babashywe n'imyuka y'abadayimoni, nubakize, ubabohore, ubahe imbaraga, ubashoboze. Ndaguhimbaje bikore, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibahe umugisha. Turacyari kumwe. Nta mwanya mfite wo gutakurikira ijambo. Utabishaka nkuraho, shyira blacklist, sinzongere kubona Rick. Ntacyo bitwaye, ngenda bikwemereye. Nutaryumva abandi bazaryumva. Nta nuwo ninginga ngo